reka nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine, ngira ngo umaze kubimenyera yuko tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro byiza aho tuba turi kuganira ku ngingo zitandukanye, ingingo zubaka sosiyete nyarwanda. Burya nubwo abantu baba batumva ibintu kimwe, ariko bavuga yuko buri wese afite uruhande rwe kandi uruhande rw'aba ari ukuri, ariko nanone ufata message se cyangwa ukuramo ubutumwa aba yabukuyemo. Ni Love Talk tugiyemo, aho tuba tuganira ku ngingo zitandukanye z'urukundo. Njyewe ndi Remera Gaeta, ndi kumwe na mugenzi wanjye Ntwari Theophile. Ndi kumwe na Ntwari Theophile. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa inkwano, kuko muri iyi minsi biragaragara yuko abasore bari gutinya gushaka kubera inkwano. Natwe tugiye kubirebera hamwe. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ikindi jya ku mbuga nkoranyambaga zacu, kuri Instagram ni Zara Magazine Official, no kuri Facebook ni Zara Magazine. Ubundi tujye tubana uduhe ibitekerezo. Ikindi nawe igitekerezo cyawe gishyire muri comment. To meze bite wa mugabo? Ndaho ndakomeye. Ndabona wambaye neza. Ni ibisanzwe byose ko wambaye neza nk'ababirokrate bose. Ntabwo uri nkatwe. Ntabwo uri nkatwe tukirirwa dutembera imihanda. Erega njye mfite untegurira none se wowe. Ariko wamugani. Njye mfite untegurira. Urumva rero ariko wamugani. Wowe wambara ibyo ubonye. Njye nambara ibyo mbonye. Mu gihe nge barategura. Ubwo rero abakobwa muri kureba iki kiganiro, nyaboneka hagize byibura unyamba byibura nanjye nko mu gihe runaka nkazamfite umuntu unegurira. Kuri nimugira ikintu mumfasha. Nibamenye ubwenge nabo bakora. Ariko sibo ni wowe ahubwo. None se ushatse kuvuga yuko njye utabishaka? Gira icyo wibwira, cyangwa niba nawe ufite ikibazo kijyanye n'ingingo tugiye kuganiraho uvuge. Nakubeshye nanjye nicyo mfite. Ntago ngiye kujya ngo nkubeshye cyangwa ngo ngambanire abasore bagenzi banjye. Duhuje ikibazo, singiye kujya ngo nigire umuntu iki nanjye ikibazo. Ariko subundi ariko teoreka nkubaza. Yego. Wenda wowe waranashatse. Uzi yuko naje kubitekerezaho ngasanga ikintu burya kigoye ari ukubona inkwano. Ntago kigoye ari inkwano. Ikigoye ni ubushake bwo kubona inkwano. Oya, ntago ari ubushake. Nuvuga ngo ubu ngubu uramutse ubishaka, uramutse ushaka inkwano uyu munsi, ukavuga ngo mu kwezi gutaha nzarongora, we Gaeta ukwezi gutaha kwagera wazibonye. Kuko natwe twese ntago kuzibona ari uko aricyo kintu cyari kitworoheye. Noneho rero ahantu bikomerera, ujya gukwa donc uganira n'umukobwa ukamubaza ati se ukurikiye ukuganira n'iwanyu uko nyine babumva ibintu, babumva nazagukwa nkangahe. Cango utazanye miliyoni 2 ngo mu rugo rwose nta kintu mwavugana. Miliyoni 2 uri kuzumva? Miliyoni 2. Erega ubundi ikibazo si izo miliyoni 2. Ikibazo si n'ingano y'amafaranga. Ikibazo ni gaciro ki uwo umuntu ugiye kuyako. Icyo ni kimwe. Hari ababa bayafite bakanga kuyatanga. Icyo gihe bafite ikibazo cy'uko wenda baragiranya bareba agaciro k'icyo bagiye kuyatangaho bakabona ntibihura. Icyo gihe akaba ari cyo kibazo. None hari na wa muntu utayafite, sibyo, ariko akabaha agaciro uwo bari kumwe. Ntekereza yuko wa mukobwa uri kukubwira ngo uzamukwa ngo miliyoni 2, 3 cyangwa 4, ibintu byose biganirwaho. Ariko abenshi ni abatayafite. Oya, ntago abenshi ari abatayafite. Ahubwo abasore benshi ni abadasobanukiwe intego ayo mafaranga bazakoreshwa. Kuko nujya kureba urasanga inkwano umusore atanga yabitekerejeho neza, n'ubundi ni nkaho zimugarukira, nubwo ntavuga ko ari zose. Kuko uwo mukobwa azazana indongoranyo, uwo mukobwa azazana ibishyingirwa, uwo mukobwa rero urumva sometimes nuko wenda tudashyira no muri logique ngo dutekereze ikizo nkwano zizamara. Naho bundi wabitekereje nta nubwo waduta mu kuyatanga. Cyokoze ari ukutayagira byo. Ari ukutayagira, uretse ko kutayagira bitanashobora. Uzaganire n'abasore. Kutayagira ntishobora. Miliyoni 2. Erega twese twabaye abasore. Neza twebwe twagiye gushaka abagore. Fata miliyoni. Twagiye kubaka ingo tutarabaye abasore. No, dore ahantu bikomerera. Sibyo. Buriya hari abakobwa nyine barwana ishyaka, sibyo. Kavuga ati njyewe okay, inkwano bishobora kuba bigoranye kuzibona n'ibiki ariko njyewe ntabwo ibyo bindeba, njyewe ndashaka tubana, ibindi ntabwo bindeba. Barahari.
wenda wasanga ari nawe wahuye nawe sibyo nyine ibintu bikoro ariko noneho hari n'abandi bitewe wenda n'uburyo wenda afata famiye ye bitewe n'uburyo yumvira famiye ye avuga ati nimba famiye yanjye yadisayidinze ko nyine nudatanga miliyoni 2 utari bumbone ubwo ni uko nyine ntekereza ko muri iyi minsi ni byiza yuko tugiye kuzajya tuganira kuri izi topic zisaba ko tugira ibitekerezo duha abantu mu minsi yashizeho hari izindi ngingo twaganiragaho zisaba yuko tuba turi mu mpande zisa n'izitandukanye ariko imwe mu ngingo twaganiyeho yavugaga ku rukundo ndabyibuka waravuze ngo ahari urukundo ibintu byose birashoboka ahari urukundo nicyo kibanza ntekereza yuko rero urukundo ruhari in abundance ruhagije inkwano ntago ingano y'amafaranga yo yaba ikibazo icyaba ikibazo ni ukutaganira ngo abantu bagire aho bahuriza kuko double two uwo mukobwa mukundana arakuzi uwo mukobwa mukundana niwe ukwentroduiza ku iwabo ku buryo iwabo babwira ngo nubwo muri kwipropose ayo mafaranga miliyoni zingahe ngiye uwo nakunze ndamuzi ntago yayabona ntekereza yuko rero yakubereye umwambasaderi mwiza iwabo yabibumvisha kuko double two iwabo bari kuvuga ibyo ngibyo ntago ari bo bazamurongora ntago ari bo bazamukwa ikibazo ni iki ni abakobwa bangahe nyine bafite ubu mutima niyo myumvire yo kuba ashobora guhagarara ari agakumvisinga wabo akababwira ati miliyoni 2 ni nyinshi mugabanye aya azashobora kubona nayo nge ntekereza ko umukobwa wese uri serious ushaka kubaka uzubaka ndatekereza uri kumva icyo ndi gusobanura kubyumva cyane uwo ari we wese abashobora kuba umuvugizi w'umugabo we ariko umukobwa udashobora kuba umuvugizi w'umugabo we muri iyo case nk'iyo ngiyo ntiwe expecting yuko nimumara kubaka azakubera umuvugizi hanze never cyakora ikintu uvuze cyo so ibintu byose bihera mu kinyarwanda turavuga ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi bakanavuga ngo nta gakaburiye mwibagara kashobora kubonekera mu isarura nta nubwo akaburiye mu isiza kabonekera mu isakara urumva ko rero byanga bikunda ibintu byose birajyana nimba umukobwa adashobora kuba ambasaderi wawe mutarashakana ngo niba iwabo bari kuvuga ibintu biri against you akudefande nimba bari kuvuga ngo uriya musore nta manyembwa nta kintu yakumarira ntaki akudefande uriya musore nta nkwano yabona akudefande ntabwo ntekereza yuko yazakudefanda mwamaze kubaka aho hazamo n'inzego zindi n'iki n'abandi bantu muri ibi bihe rero mbona icyo kintu ukomojeho cyo kuba nyine abakobwa adashobora guhagarara ngo adefande umugabo we mbona ahanini nicyo kintu giteza ibibazo bigaterwa n'iki se bigaterwa n'iki ugiye kumbaza ikibitera nanjye sinaba ngifite aka kanya ntabwo namenya ngo impamvu mbikubajije se impamvu mbikubajije Inyarwanda baravuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo oya njyewe ntabwo iyo step ndayigeraho ngo wenda ntakaze umukobwa ngo kubera yuko navuze inkwano sibyo ariko dufite experience ku bandi bantu bibaho hari experience nziza tuba dufite ku bakobwa nyine babaye abambasaderi beza akagenda akavuga ngo umugabo wanjye turakundana icyo ni kimwe tugomba kubana icyo ni icya kabiri mwamuciye miliyoni wenda 3 kandi ashoboye kubona imwe kandi nta kintu mugomba kubihinduraho nimudafatiye imwe ndigendera apfa kuba nje nawe dukundana kandi twaremeranyije kubana barahara abakobwa bagiye babikora bakagenda bakowe sibyo kandi bakubaka urugo rugakomera hari nabo byagiye bipfa bakavuga ni umuntu udashobora kuguka udafite ubushobozi bwo kuguka ni yanagutura ariko se ubundi gahita mbere yuko wenda tunajya kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo inkwano kuboneka biragoye ngo abakobwa badefande abo baba batekereza ko azaba abagabo babo ubundi wowe ikintu cy'inkwano cyumbuta uba wumva ari ngombwa cyangwa ku ruhande rwanjye zakabaye zinarorera kuko nge nimba ari imbogamizi ku bantu bakundana ishobora no gutuma batabana ibyiza urumva zitarera se uburyo nge mbyumva ku ruhande rwanjye inkwano ndayemera nk'ikimenyetso cyo gushimira sibyo nyine abakurereye umugore yego sibyo ikindi
umuntu nyine ashobora kugucarenjinga akavuga ati se umukobwa we ko adashimira abakureze we nturi umwana nk'abandi. yego navutse mbisanga mu muco nyarwanda sibyo none se ari ukubashimira Yeah. ari ukubashimira bamara kuguha umugeni umutwaye ukababwira ngo murakoze ubashimiye kandi mu kinyabupfura. okay no reka nkubwire sibyo njyewe kuvuga ngo inkwano ndayemera ahubwo uburyo isigaye itangwamo nibwo ntemera. Gute? Sibyo? No, usigaye ubona kera twabaga tubizi yuko nyine umukobwa baramukwinywa sibyo ni imwe n'ebyiri n'eshatu n'enye n'eshanu n'icumi bazizane bazishyire hariya mu kiraro uvuga ati umukobwa wanjye bamukoye nuko wabaga ari n'inzuri. ubundi nibarangiza harya iyo umukobwa wamukoye umugabo nawe harya bakora iki ubundi usha ibintu by'umuco bazana indongoranyo urumva nyine urumva ka kantu ka exchange n'ubundi kaba kabayeho uba wakoye umukobwa nawe bakaguha indongoranyo urumva ni mpanguhe uba washimiye ababyeyi naho bakagushimira ko batwariye umukobwa ni kimwe kuri kimwe ariko sinzi nimba ubu ngubu indongoranyo kibaho. urumva biragoye kuko nimba basigaye batanga amafaranga kurongoranya umuntu amafaranga biragoye kuko urufaranga iyo wamaze kurucakira kugira uzakuve mu ntoki nabonye ari ibintu bigora. icyo rero njye nicyo ntemera. hari ukuntu nyine babimodernije nyine babigize ibintu by'ibinyamugi bisa nkaho biryamiye umuco wacu kugeza na n'ubu noneho ni nayo mpamvu biri guteza ikibazo. ese buriya byarawubangamiye cyangwa byarawukujije kuko hari bamwe bavuga ngo umuco urakura n'ibyo biri mu bikuza umuco, hari abandi bavuga ngo umuco uri kugenda ucika. reka nkubwire impamvu njye mbibona nkaho umuco uri gucika. ntabwo ntekereza ko kera tugikwinywa sibyo wenda ba data wenda bagikwinywa ntabwo ntekereza yuko yari bubure umugeni we ngo kubera ko yabuze inka. ntabwo byari gushoboka kuko byari nk'ikintu cy'ikimenyetso umukobwa wacu yakowe. ariko ibyo byateraga ingaruka nyinshi kuba umukobwa yarashoboraga kurongorwa akabone n'ubwo inkwano zaba zitatanzwe byateraga ingaruka nyinshi, nibyo byatumaga habaho ubuharike bwinshi, nicyo cyatumaga habaho amakimbirane arenze ibyo ngubu. nanone ntabwo wabigereranya n'ubu ngubu ugenda ukicara ukavuga ati njyewe muri plani zanjye nk'umusore nkurikije umukobwa ngiye gushaka nkurikije agaciro muhaye njyewe mfite ubushobozi bwo kumukwa miliyoni tuvuge n'urugero noneho umubyeyi akubwire ngo miliyoni ni makeya turashaka 3 byibura njyewe amafaranga nabona ni miliyoni 1 n'igice. oya mutabonye miliyoni 2 rwose umukobwa wacu nitumuba nose to donc bikaba akazamo guciririkana nkaho umukobwa ari igicuruzi nk'ari igicuruzwa urumva bitameze nk'ikiguzi umusore akaba umuguzi umusore wameze nk'umuguzi at some extent byagenze gutyo ntekereza ko atari byiza kandi ariko bigenda. hari nabo njya numva ngo babatanga ideni njye ku mugore wanjye ntabwo ariko byagenze oya njyewe okay mbere yuko kubera yuko impamvu mvuga ko atari ukubundi byakabaye bigenda mu muco nyarwanda nyuma yo gufata irembo hari n'igice cyiza ababyeyi bakavugana ku kintu cy'inkwano bakavugana igihe cy'inkwano bakavugana igihe kizatangira. ubwo rero mu kuvugana inkwano byanga bikunda abahagarariye umusore berekana icyo bafite. ntabwo rero uruhande rw'umukobwa rwakabaye rujya muri position yo guciririkana. mbere yuko tuganira kuri izi topic tuba twagerageza no gukora research tukaganira n'abantu. njye hari abantu nagiye nganiriza bakambwira ati rwose njyewe banciye mu miliyoni mbahaye 700 basigaramo 300 ati 300 yari asigaye nyishyura mu byiciro yatanze nyuma wenda y'umwaka abana n'umugore nyine ubigiyemo kaganira n'abantu babinyuzemo wenda we waragiye urabwira ati mfite aya mafaranga ni inka izi nizi baramuguha hari abamutwara ideni. ibyo se ntutekereza yuko bishobora kuba byanatera imbogamizi nyuma yo kubana kw'abantu kubera ko urugero nimba umuntu arongoye umukobwa wa kanaka akamutwarira ideni akamusigaramo wenda amafaranga runaka nyuma nayabura byanga bikunda bizaba ikinego kuri we bizaba ikinego. hari umukobwa w'umushiti wanjye twaganiriye wagize iyo case nyine byabaye gutyo nyine umuhungu asigaramo amafaranga yarinze abyara abana 2 iwabo bataramusura bataramuhemba
bataramuhemba ngo kubera iki ngo ntabwo umugabo yarangije nyine kumukwa icyo gihe bavuga ko atakoye bavuga ko nyine ubwo urumva bayifata nk'aho atakoye nyine yabyaye abana babiri iwabo batarajya kumuhemba mpaka umuhungu atanze ya mafaranga yari asigaye babona kujya kumuhemba. None se ubwo urumva ibyo bintu ariko ubwo ngubwo uwo mukobwa nabo ntago bagiye kwereka iwabo abana, kubera yuko ubundi mu muco nyarwanda iyo umwana abyaye harabanza akajya kwereka ababyeyi abana. Iyo rero wagiye kwereka umubyeyi abana nimba baragiye ntibamuhembe ubwo nyine ingaru y'inkwano yabayo kuba barajyaga iwabo bajyagayo niyo nyine babyaraga bajyaga kwerekana umwana, ariko iwabo ababyeyi gusa barafunze umutwe baravuze ati no ntabwo tuzajya. uyu musore ingara arayirya, ariko barumuna be basaza be baramusuraga byo bisanzwe, ariko ababyeyi barashyizemo harajemo ako kantu k'inzigo kuko atarangije gukwa. Yego, urumva rero ngewe nyine kubera ibyo bintu biba bigenda bigarukamo niho nge mbonera ikibazo, ukanafatira umwanzuro wo kutarongora. None si umwana wayikura ukundana na Gaeta umenye ko nimba iwanyu batari flexible ku bintu byitwa inkwano, oya ntabwo ariko mvuze umugabo wawe biri kure. none se uzute nimba ayo bazanca ntazayabona wenda nzayabona. Njye ndimo ndakotinga ibyo wavuze. Oya ntabwo njyewe ndi kuvugira abandi basore nkanjye. Inkwano ni ikibazo inkwano nibyo nabwiraga rero uriya mukobwa mukundana bimenye. Uriya mukobwa dukundana rero arabizi ko nzamukwa kandi rwose nzamukwa. Imyaka 10 twihaye nirangira ibintu tuzabikora. Umukobwa umuhejeje kwishyiga, ibaza umwaka uzarongora nyuma y'imyaka 10 tuvuye ubu ngubu muri 2030. none papa zaba yarakecuye. Gusa icyo turi kuganiraho kuba dukurikiye turimo turavuga ngo ese ubona ute ibintu biriho ubu ngubu byo gusanga abantu barimo baraciririkanwa inkwano nk'abantu bacuririkanwa igicuruzwa. Ese mu by'ukuri umukobwa yakaba yajya muri iyo position yo kuba igicuruzwa, umuhungu akajya muri position yo kuba umuguzi? Nawe uze kuduhereza igitekerezo, kubera yuko muri iyi minsi ni ibintu bihangayikishije cyane, kandi mu by'ukuri dukurikije umuco wacu tudakwiye kuvangira ngo ucuye, ntago ariko byakabaye bigenda cyane. Usibye uko nyine wowe uri kuvuga ngo ku mugore wawe ntago ariko byagenze n'iki, ariko so ukiri umusore ntago iki kintu wagitekerezagaho? Njye nkiri umusore n'ubundi iyi ishu y'inkwano yaratrendingaga, yari ikintu gihora kisubiramo cyane cyane mu basore barurungano rwanjye, yewe no mu bantu bubatse b'ababyeyi. Rero hari igihe nibazaga nkavuga nese biriya bizagenda gute. Noneho twebwe icyo gihe hari n'ikibazo, ugasanga uwiza afite ayo bamukwa, utariza afite ayo bamukwa. Ntabwo byavuyeho wa mugabo we n'ubu biracyari. Ugasanga nyine ni challenge iteye. Uwize segonderi byanze bikunze ntago ngo yakwa makeya kuyo muntu utarize. Uwize universite birumvikana hari ikiyongeraho kuyize segonderi. Ufite maîtrise nuko gutyo bigenda bijya. Nimba akorera 500 kwezi nuko. Nge rero icyamaze impungenge cyatumye nshiruka ubwoba, naganiriye n'abantu b'abasaza baciye akenge, barambwira bati ikintu kimwe ugomba kumenya, ubuzima bw'ubusore ni bumwe n'ubuzima bw'ubukumi ni bumwe. Urugo ntago rwubakwa n'amashuri, ntago rwubakwa n'akazi, ntago rwubakwa n'inkwano watanze, rwubakwa n'imitima ya babiri ihuye. Ubwo rero ikintu cy'inkwano ntikikagukange, ikintu ngo cy'amashuri n'amarevo ntikikagukange, yewe n'ikintu cy'utuzi n'amafaranga. Uzite ku mutima wawe n'umutima wo muzamugiye kurushingana, byanga bikunda nibiba bihura na negotiation y'inkwano bizahura, no gutegura ubukwe bizahura, n'indi mishinga bizahura. Nicyo cyamfashije. Ubwo natwe tugiye gushaka abo bihura. Aho bihura niryo bango. Reka dushaka abo bihura kuko iki kintu byazarangira tubaye ingaraguzi birambyemo. Ariko njyewe akenshi urumva ugeze mu myaka nk'iyanjye
hari ibyo utekereza, hari ibyo utekereza, nta n'ubwo iyo ngingo yabura mu biganiro byawe n'abakobwa. ni ingingo budashobora kurenza amaso uko byagenda kose. nta mukobwa turaganira ku kintu cy'inkwano, atari no kuvuga wenda ngo turi gukundana tubifite muri gahunda, ni inshuti yanjye turi kwiganirira bisanzwe. ntawe turaganira ngo numve yishyize munsi ya miliyoni, ari we ubwe ababyeyi, influence y'ababyeyi itaraza. Noneho ibaze iyo hajemo na influence y'ababyeyi, kuko umubyeyi we n'impamvu ahita anatekereza ukuntu yamureze, yamurihiye amashuri, akanatekereza n'ayo agiye gushora mu bukwe, akavuga ati rero byibura nka 1/2 ngomba kukibona mu nkwano, nimba ubukwe ari miliyoni enye nzabutangaho. Ababyeyi bashyiramo n'imibare myinshi, nimba ubukwe ari miliyoni enye nzabutangaho, byanze bikunze uyu muhungu yagakwiye kuzana 2 cyangwa 3 nanjye nkongeraho imwe. Ababyeyi yo naje gusanga nicyo kintu bo babireba, ariko nanone ukaba utabarenganya kubera yuko barakoze depanse nyinshi ku mwana, ariko ntago abapfuye kongeraho depanse z'ubukwe. Rero none se Theo, nta bagore bashatse bafite ingo zabo ubu bari kubakira ababyeyi babo, bari no kubafasha, ariko hari n'abatarabikoze. Ibyo ni ubwende bwe. No, ntago ari ubwende bwe. Urumva umwana iyo umaze kumucutsa haba hari ibintu bibiri bishoboka. One, ashobora kuba uw'umumaro akigirira akamaro n'akakugirira akamaro, ariko atigiriye akamaro ntago yakakugirira wowe. Nyine ikintu ndiho mvuga, ikintu ngendeho mvuga si ukuvuga ngo akamaro, ni ukuvuze ngo baba baramushyizeho ngo expense nyinshi, ibintu baba baramushoyeho amafaranga menshi. Icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki, nanjye nkavuga ni n'ubundi umwana abakiri uwabo ntaho abagiye, nubwo abashatse, ariko icyo yabafasha n'ubundi kijyanye n'uko bamureze yakibafasha. Umwana iyo amaze kurerwa, yararihiwe amashuri, yaracukijwe, yarahawe 8, icyo gihe agize icyo akorera iwabo ni amahirwe, ariko atagikoze nta wamuhana, nta wagira icyo amutwara. Ikindi icyo narimvugiye biriya, umwana ubundi yageze mu gihe cyo gushaka, ubundi aba ari igihe cyiza ubusanzwe cyuko nawe hari icyo yari atangiye kubona mu buryo bw'amafaranga. Muri icyo gihe ubundi aba ari igihe cyiza nawe cyo kugira ngo agire icyo amarira umuryango, ababyeyi, abavandimwe be n'iki. Hari abajya rero gutekereza gushaka icyo cyo kugira icyo bamarira umuryango bataragikoze. Iyo batagikoze rero umubyeyi arareba, kuko ababyeyi bacu rega nabo baba barabaye abasore bakageraho bakanashyingirwa, areba akavuga ati umwana wanjye nyuma yo kurongorwa cyangwa nyuma yo kurongora bizaba bigoye, ntabwo nzaba nkimufiteho control. Urukumva, ntabwo nzajya ku mukazana ngo mvuge ngo naburaye, reka da, ntabwo nzajya ku mukazana ngo mvuge ngo nta mafaranga yo gukodesha umurima mfite nimba ari uwo mu cyaro uhinga. Akavuga ati rero kuva agiye ni nkaho ndi kumubura mu bundi buryo, sibyo? Kandi koko ushobora gusanga niyo mwaba mufite ubushobozi, icyo wari kuzamukorera udafite umuryango ntabwo cyahwana n'icyo uzamukorera ufite umuryango. Icyo gihe rero ababyeyi b'abahungu baba bari kubirenganira, kuko nabo baba barakoze icyo gishoro ku bana babo. Nimba se umubyeyi w'umukobwa avuga ngo umwana wanjye aragiye nta kontora, ariko byibura nibamiye inkwano nanjye nyishyire ku mufuka, byibura ntabwo ndaba mbuze byose nk'ingatimene. Uw'umuhungu azaba uwande? Uw'umuhungu rero aho bitandukaniye ni ahangaha. Buriya kurera umusore no kurera umukobwa biratandukanye. Urabizi yuko umusore ajya gushaka deja atakiba iwabo, nawe ubu ngubu biragoye ko waba iwawe, nanjye bameruka kera, siko bimeze. Ariko umukobwa arinda kujya kurongorwa akiri iwabo, you understand? Nabo baragiye, ariko njye ndimo ndavuga mu muco nyarwanda, ntabwo ndi kuvuga muri system z'i Kigali. Ndi kuvuga mu muco nyarwanda, ajya kurongorwa akiri iwabo. Bivuze yuko wa musore wavuye iwabo mbere y'igihe hari responsibility aba yarafashe ku muryango muri cya gihe atabaga iwabo. N'ubundi baba baramenyereye kumurera nk'umwana uba ahandi, sinzi niba uri kubyumva. Baramenyereye kumurera nk'umwana uba ahandi, kumuhamagara kuri telefone cyangwa kujya kumureba mu gihe bamukeneye. Ariko umukobwa ntabwo aba ariko biba bimeze. Umukobwa arinda kujya kurongorwa akirerwa nk'umwana
bakimuhamagara ngo niko sha, bakimubwira ngo vayo tugutumye, Nturenze bakimubwira ngo saa jya 12 kuvoma, utarataha. bakimubwira ngo nturenze saa 12, you understand? So rero nizo cases zitandukanye no mu gushyingirwa cyangwa ni nayo mpamvu no mu gihe cyo gushyingirwa no mu gihe cy'iki usanga impande zombi zitandukanye, kubera yuko umusore we icyo akora ni ukujya kumenyesha bakabwira ati ariko murabizi hari undi muntu ngiye kongera mu nzu yanjye. Urakumva? Mu gihe umukobwa no kugira ngo abwire iwabo ko agiye kuhava ni process, sibyo? Aramanza akagira ute agategura, uzi kujyana umusore iwabo wenda we ntibirakuba ariko nge byambayeho kujyana umusore iwabo uba wagira ngo haba hari izindi protocole wagira ngo ni ikindi kintu kidasanzwe. Usibye ko i Kigali ibyo n'ubundi ushobora gusanga umugore wawe wenda ari uwo mu ntara kuko i Kigali se babajyanayo. Urumva rero abantu b'i Kigali batubwire nimba ibyo birori byo kujya kwerekwa ahubwo ab'i Kigali uba usanga ujyayo uri nk'amafi nanyo ko bukuka mu chance nubwo utamuha chance ariko nyine uramusuhuza bakaba bisa n'uwahe uyu nguyu ni umushiti wanjye turasengana twariganye gutyo. Ariko burya mwo mu cyaro umukobwa ku mugani iwabo bamenya umuhungu bateretana ari uko agiye kumwerekana tu. Noneho uzi umukobwa yatangiye guteretwa abantu bose batangiye kuvuga ngo kanaka ari ibintu ubona ari ibintu bidasanzwe, ariko ku musore ntago ari yo case. So niyo mpamvu rero ubona no mu gihe cy'ubukwe no mu gihe cy'iki bisa n'ibitandukanye. None se Theo karame nyine turi kubibona yuko inkwano uburyo ziri guta inkwano ubwayo si ikibazo, nubwo hari n'abandi bantu bafata nk'ikibazo bakavuga ati iwabo w'umukobwa baba barareze, ariko ababifata nk'ikibazo nabo barareze. Ariko nge simbibona nk'ikibazo njyewe nk'umuntu, of course ibyo ari byo byose reka umugabo nyine ni umugabo, wa mugani wawe uba ugiye kuzana undi muntu ukamwinjiza iwawe, uba ugiye kumukura iwawe kandi ari we responsible, ari wowe uzakeyaringa urugo, ari wowe uzakeyaringa umuryango. Byanze bikunze hari ishimwe uba ugomba guhereza ha hantu kuyu muntu ukavuga ati mwarakoze kunderera uyu muntu nkaba ndinze mutwara nta gikuba kiracika ibintu bikimeze neza. Nubwo ugiye no gusesengura ushobora gusanga atari ishimwe, kuko double ya mafaranga ni nkaho n'ubundi barayakoresha kugira kubera yuko umuryango wa nyawo n'ubundi ubuha agaciro umukwe wabo. Iyo bamaze kukwakira nk'umukwe mwiza ya mafaranga bongeraho n'andi menshi kugira ngo ubukwe bugende neza, kuko ushobora gukwa wenda reka dufate urugero wenda rwa miliyoni 2. Nidufata miliyoni 2 uko uyu mukobwa noneho kubera yuko iwabo bamaze kukwakira nk'umukwe uri valuable ufite agaciro, bakaza kumutwikurura bakazana ibitwikururwa hafi bya miliyoni n'igice, kuko bazana saro ibiki byinshi. Miliyoni n'igice iragiye, hasigaye 500. 500 nta nubwo ari sare ibirori bya doti byaberamo, nta nubwo uri umukameramani. 500 nta nubwo ari umukameramani. Reka 500 se nayakorera. Urumva rero yuko nujya kureba urasanga tudashyizemo abavuga amazina y'inka, tudashyizemo abaki, tudashyizemo imyambaro, tudashyizemo n'ibindi, ugasanga n'ubundi double ya mafaranga wakoye wa mugeni wawe iyo ari umuryango nyine wagiye muri uwumugisha ukwishimiye, nta nubwo ibyo byo kuvuga ngo nishimwe turasanga atari nishimwe, ahubwo ari ukuvuga ngo aba bantu tugiye gufatanya gutegura ibirori. Kuko nujya kureba nko mu gihe cy'ubukwe umusore ikimuvuna se ni iki? Ni reception. Sare reception iri bubiyeremo n'ibinyobwa n'ibiribwa bya reception, ibindi byose biba byavuye intuza. Urumva rero ariko ikintu se cyo guciririkanya, ikintu cyo guciririkanya guciririkanwa byo ntago mbyemera. Guciririkanwa byo ntago mbyemera kuko ubundi umuntu yagakwiye gushyiraho igiciro. nk'umunyarwanda wa nyawe uzi indangagaciro na kirazira by'umuco, ntago umuntu ari itungo, ntago umuntu ari igicuruzwa. Inkwano ubundi ni iki? Ni ubwumvikane hagati y'imiryango ibiri igiye gushyingiranwa. None se Theo ndabizi impamvu ngiye naguhaye ijambo muri iki kiganiro ni ku bintu by'umuco. Iyo nkugezeho ari ukuntu ntera isari nkavuga ati nahageze, ndagushimiye. Niyo mpamvu naguhaye ijambo ngiye nabaye nk'uri ku moderating ikiganiro, kuko ku bintu by'umuco ari ukuntu nyine ubindusha. Nyine tugendeye ku muco nyarwanda n'uburyo kera byakorwaga, urumva byakorwa ute?
ibyo guciririkanya bivuyeho sibyo bivuyeho ntabwo umwe agiye kuvuga ngo tugiye guciririkanya nk'abagura inkweto umwe ahereye kuri 3,000,000 undi azamukiye kuri imwe wenda bahuriye muri imwe n'igice cyangwa ebyiri ubundi byagakwiye gukorwa ubundi ibyo mu muco nyarwanda n'ubundi mu kumvikana inkwano ibyo byabagaho mu kuvuga ngo dushaka aya abandi bakavuga ngo dufite aya ngaya ariko aho bitandukaniye n'iby'ubu ntabwo byabaga ari mandatori ntabwo byabaga ari itegeko yuko amafaranga avuzwe n'umuryango w'umukobwa ari yatangwa ahubwo barumvikanaga bakageraho ubushobozi bw'umusore buri akaba ariho bemerana noneho tugiye ku muco hari n'indi mihango yacitse kuko urugero nka mbere mu muco nyarwanda umukobwa yajyaga kurongorwa atari kaguru atarabaye kaguru sinzi nimba uri kumva icyo nshatse kuvuga kuri ubu ngubu usanga umukobwa agiye kurongorwa umusore amuzi kuruta uko byakabaye abenshi avansi barazijya umusore amuzi kuruta uko byakabaye bararyamanye baba batararyamanye baraziranye wagira ngo umwe ni mushiki w'umuntu ntago ariko byari bimeze mu muco wacu mbere kera umukobwa yashoboraga kujya kurongorwa ataramenya n'umusore bazabana bajyaga gufata irembo ry'umukobwa batazi umusore atazi umukobwa atazi umusore ariko ubu ngubu barajya gufata irembo umukobwa n'umusore baraziranye imiryango iraziranye n'ibintu by'imihango biri aho ngaho urumva mbere habagaho ikintu bita gutebutsa ubu nta gutebutsa bikibaho mbere habagaho guheka umugeni bikaba nyuma y'igihe runaka ubu ngubu barasaba bagakwa bagafata umugeni bakamuheka uwo munsi rero urebye ibintu byinshi byagiye bihinduka ugereranyije n'umuco wacu gusa tukemera yuko nanone umuco ukura iyo ari mu byiza ariko nanone iyo hajemo ibintu bitari byiza ntekereza yuko aba ari ukusiga ico kandi icyo gihe uracuya rwose ngewe ku ruhande rwanjye ntabwo ndi mukuru cyane sindanagera muri nyine uwo mwanya wo kuvuga ngo ngiye gukwa ariko numva nta giciro ntarengwa cyagakwiriye gushyirwaho ku mukobwa kuko umukobwa si ikiguzi urumva ibintu byarahindutse umukobwa wanjye ngo umuntu gutazama ngo 2,000,000 ntago azamukura ibintu byarahindutse basigaye bakwa inka yo muri computer ibintu byarahindutse ariko by'umwihariko hari ababyeyi bamwe na bamwe bagifite umuco yakubwira ati ngewe nta mafaranga ahubwo ikintu nsigaye nenga cyane ni iriya misango yo kubeshya iriya yo ndayinenga ariko ibindi byo niko bigenda tuzabiganiraho mu zindi topic ziri imbere ariko mu by'ukuri inkwano kuko ubundi nta nubwo numva ukuntu umuntu ajya kuvuga amazina y'inka zitakowe urumva ni ikibazo ni ikibazo ibyo ngibyo ntabwo ari byo uravuga amazina y'inka zidahari ukavuga urwuri muri mu gisharagati nako muri tente ukavuga urwuri muri tente urumva rero biragoye urumva rero ikintu ibyo ngibyo mbere ntabwo byabaga ikintu ngewe mbona n'impamvu nyine twaganiriye kuri ibi uganira n'umusore ukavuga ati se wa mugabo we urabona ikinguza n'umugore abasore bakubwira ko batarabona ubushobozi bwo gutunga urugo n'imbarwa ni 30%. Abakubwira ko batarabona inkwano ni 70%. Nibo benshi. Umusore wese ahita akubwira ati ndashaka ntarabona n'inkwano. Uragira ngo bigende gute ugasanga nyine akorera amafaranga ye nyine kubana n'umugore akamutunga nta kibazo kirimo hako kuvuga ngo abonye 2,000,000 zo kumukwa abonye wenda n'izindi nk'eshanu zo gukora ubukwe ibindi birori akavuga ati ariko kandi 10,000,000 urabona ndi buyikure ariko kandi igitumye Zara magazine turiho no kugira ngo byibuze duhereze societe yacu tuyihereze umurongo wo kugenderamo kugira ngo hagire byibura icyahinduka we mukobwa we musore mudukurikiye turagira ngo tubabwire ko nimba mufitanye urukundo rw'ukuri rwa rukundo rutaragahararo cyane mwemere mudukurikire kuko ubu dufite inama zidasumbwa byanga bikunda zishobora kuzatuma musumba bose muri iki gihugu ntago inkwano bwinshi bwazo ari byo bituma mwubaka oya
nta nubwo ubuke bwazo ari byo bituma mwubaka. Kandi noneho icy'ingenzi ni nyuma yo gutanga inkwano kuruta mbere y'inkwano na nyuma y'inkwano. Rero icyiza ni uko wowe musore nawe nkumi mudukurikiye, nimba muri mu rukundo, nimumanze mwumvikane mugire aho muhuriza. Byanga bikunda aho muzahuriza ntabwo ababyeyi ari bo bazabihakana, kuko yaba ababyeyi b'umuhungu si bo bazamwubakira, yewe n'ababyeyi b'umukobwa si bo bazamwubakira. Yes, Theo ngira ngo arabivuze, ni umupapa yabinyuzemo, arabizi neza. Ngewe niho ndi kujya, nanjye ndi umwe mu bazitiwe n'inkwano. Kandi wa musore uramenye ntugasitara ibitsinsino, jya imbere rwose nta muhari. Reka nkomeze ibyo aribyo byose ntekereza yuko gusa tuzakora love talk wenda nk'icumi, nanjye ntaraza nambaye imetara 10. Imana ibimfashemo rwose. Abadukurikiye biyumviye yuko we na sheri wawe wamuhaye imyaka 10, kandi mu myaka 10 tuzatwara koze love talk 10,000. 10,000 ariko se imyaka 10 nakubeshya. Imyaka 10 si ubwo nanjye naba nshaje. Uzi ikintu ngiye kugukorera se? Hari isengesho njya nsengera abasiribateri iyo nayoboye ubukwe. Nawe ubu ngiye kujya ndi gusengera buri joro. Ugiye kujya uri insengero kugira ngo Imana ikwibuke. Mwumva ko Theo wajya ayobora ubukwe, nyaboneka mujye munamuha akazi, mujye mutwandikire kuri social media niba mukeneye ko Theo aza kubayoborera ubukwe. Murabona ko ibintu by'ikinyarwanda arabyumviye umugabo, nanjye ndamwemera. Yes, Theo, kandi uko tuyobora ubukwe ni nako dukavaringa urwibutso rw'ubukwe bwawe, amafoto n'amashusho bikaba ibirori utazigera wibagirwa mu buzima rwose. Dufite icyitwa Zara Pictures, ibyo bintu byose tubyitaho. Mbese ubu ngubu duhaye nk'ubukwe bwawe, twabukora tukabuyobora, tukazana abatahira, tukagufatira amashusho, tukagufatira amafoto. Se hari ikindi tutamukoreye? Ibyo binajyana yuko abantu bafite baba fashion designers, nimba ushaka abantu beza bashobora kumurika iyo myenda yawe ikagurwa ikajya ku isoko cyane, ibyo se twabibakora. Turabafite hano, ngo ufite abasore n'inkumi. Wowe gira gutya, ujye kuri Instagram usacinge Zara Fashion Agency, urasanga abasore n'inkumi bashobora kugufasha mu bintu bijyanye no kukwamamariza, ibintu bikagenda neza. Ikirenze kuri ibyo rero, ushobora kujya kuri zaramagazine.com, amakuru y'imikino, imyidagaduro, ubukungu, umuco. Ibyo ni ibintu ushobora gusangaho umunsi ku munsi, tuba tugufitiye amakuru meza. Theo, ibyo ngibyo biranajyana nuko nimba wowe wiyumvamo impano runaka, ushobora kuba ari impano ya sinema, impano yo kuririmba, impano yo gukora business runaka. Uyu mugabo umumanejya mwiza ndamubarangiye. Reka mbabwire, nimba ari abantu bashobora gutuma uva ahantu hamwe ukagera ahandi, ni Zara Magazine, Zara Team. Muri iyo tuvuga Zara Magazine ni agace gato cyane ka Zara Team muri byinshi dufite. So rero iyumvemo ikaze, ubundi tugane, turakorohereza, turakwakira na yombi. Hari inyuma ya kamera hari umusore ushoboye akazi. Niwibagirwe kubwira n'abantu bafite ama business yabo bashaka kwamamaza, dushobora kubamamariza haba kuri website, haba muri bino biganiro dukora, tukamwamamariza nk'uko natwe tuba tugize gutya, tukikorera umuti tukiyamamariza, nawe twamwamamariza ibintu bikagenda neza. Ikindi nk'abasore, ntago inkwano ari ikibazo, wumvikana n'umukunzi wawe, niwumva mutari kubyumva kimwe ibintu by'inkwano, umenye ko nugera n'iwawe batazakwakira. Uhite wikomereza hakiri kare ugende, kubera yuko urugo ni urwa babiri. Ababyeyi banyu bazaza ari abiyongera ku muryango, ariko se bazabubakira cyane. Rero twabibabwiye, guhera aka kanya nimba hari ibyo wumvisha ukumva waduhereza igitekerezo, jya muri comment, wandike comment yawe, turakwizeza yuko tuzayiha agaciro, kandi byanga bikunda icyo uri budusabe tuzakigarukaho. Nimba uri rwiyemeza mirimo, turakubwiza ukuri yuko twandikire, tugusure, tumenyekanisha ibyo ukora. Mu minsi iri imbere muzatangira kubona abandi ba rwiyemeza mirimo aho bagenda bagera bitewe no kwamamaza ibikorwa byabo hamwe na Zara Magazine. Rero nawe wijya kure yacu. Theo, wakoze ku kiganiro cyiza twagiranye. Ngira ngo abantu hari amasomo bakuyemo, baraza kubitubwira muri comment, n'ibindi bategereze n'ibindi biganiro tuzajya tugenda cyane. Turabashimiye cyane. Fasha